Ready? Kugira ngo umuntu atange nomination hari inzira nyinshi twashizeho ubu ngubu. Hari numero ya WhatsApp iri 0731 00 00 00, so ni 0731 073 1 million. Iyo niyo numero abantu bashobora kohereza ubutumwa bugufi cyangwa bakajya kuri WhatsApp bakohereza nomination yabo y'umuntu bashaka ko tushobora kohereza abaresearcher kumusura. Ukuntu turi bubigenze, hari abashobora kwandika bakayizana hano kuri reception kuri head office yacu Remera. Hari imbuga zacu za Facebook na Twitter na Instagram. Umuntu ashobora kohereza short message akatwandikira, turaza kubyakira. Hari na email nayo ya CSR iyo dusanzwe dukoresha, nayo bayikoresha kugira ngo ayo makuru yihute kutugeraho. Uyu munsi itariki 4 nibwo twatangije igikorwa cyo kwakira story zaturutse mu Banyarwanda. Tuzarangiza kurecevinga stories itariki 5 z'ukwa gatanu, so harimo ukwezi aho abantu mu Rwanda hose bashobora gukoresha iyo opportunity yo kutwandikira. Izo story nizimara kutugeraho, hari team irimo abantu bashinzwe CSR, irimo komite y'abandi bantu batugira inama mu bintu bya CSR, irimo n'abandi bafatanyabikorwa bari muri iyi space yo guteza imbere Abanyarwanda. Nibo bazabona stories zose zaje, babone izihutirwa, izo umuntu ashobora guhita agira icyo akoraho, akaba arizo tuzatangaza mu kiganiro cyacu cya Airtel Touching Live Season 2. Nasoza tubwira abakiriya bamaze kugeza. Mbere yuko asoza nicyo nshaka kubaza, Touching Live ni kuvuga igikorwa kigenewe Abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu ari Abanyarwanda nabo birabareba. Mu bikorwa ni igikorwa kigenewe Abanyarwanda, yaba atuye hano cyangwa atuye mu mahanga. Kandi nubwo waba uri mu mahanga ushobora kunominate umuntu, kuko twebwe nka Airtel turi ikigo cy'ubucuruzi. Nabo twavuga ngo turi aba expert mu bintu Abanyarwanda bababayemo, kuko ntabwo twavuga ngo tubegereye cyane kurusha Abanyarwanda. So turashaka ko umuntu wese wari we azi umwana runaka cyangwa umubyeyi runaka ufite ikintu ashaka kugeraho kandi ari ikintu kiri mu bushobozi bwacu, batugezeho iyo nomination kugira ngo tugire icyo twakora. Ubu ngubu Airtel imaze kuzuza imyaka 5 hano mu Rwanda. Twayujuje itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu. Ubu ngubu twaba dutangiye umwaka wa gatandatu. Tumaze kugira abakiriya 1,600,000 bakoresha Airtel hano mu Rwanda muri services zitandukanye za data, Airtel Money na Terastore n'izindi.